ndasenga ariko nkumva nta naho rifata. Ndasenga nkumva ntaho rishyika. Ntareba nkareba mu nzu yanjye nkabura na kimwe mfata. Ntareba nkayoberwa ibyambaye n'ibyari byo. Niba hari umudayimoni wateye ahangaha wanduje inzara nkamufana. Abana se nzi iyo bari. Abana niba barabonye inzara igiye kubicira aha bagahaguruka bakigendera. Ubu noneho cyo gukora icyo mpagaze mu gusenga. Ndimo ndasenga ngo Imana impe abana banjye bongere bagaruke. Yewe ntunorohewe koko. Ntabwo noroke tugisangire. Akose mama Vare nawe urakabije. Se yego ndabyumva urakena. Akose ubu no gukena none ntukimenya naho ijagi bikwa ntukimenya naho ibasiba. Yewe birabizi basira bikoresha. Ayo mazi se kuva abana bayareka. Kubera ko bari bayaretse. Noneho rero uko nari nyafashije aho ngaho vuga ngo nze nsohora utuntu turi mu nzu aha ngaha noze meze nk'utegereje ikiri buze, meze nk'ababandi bategereza ikiri buze kigidomaho. Ndaje noza utwo noza ntushyiraho ngaho ntigeze Saveri. Dore rero reka mubwire ubu noneho ibyawe birancanze ariko wenda noneho nakubwira ukanyumva. Undi urumva gusenga bitakurindagije. Ugezaho wicara ugategereza n'ibyo babigisha se. Ubundi mu Bavare ubundi ubu gusenga igihe umaze usenga ubona bikumariye iki? Yewe wabisobanura by'icyo bikumariye. Niba se usenga ntibikugaburire, wasenga ntibikwambike, wasenga ntibiguhe inshuti, wasenga ntibiguhe ubwenge bwo kumenya ko amazi ari ibiziba atoza ibintu, ubwo gusenga bikumariye iki? Erega gusenga byari bifite icyo bimariye, ariko ntekereza ko hari umudayimoni waje agahuha iby'ubuzima bwanjye byose. None se Bavare umudayimoni afata abantu basenga? Yewe nari nzi ko umudayimoni afata abantu badasenga. Shitani ariba. Mbese sinjya numva ngo murasenga ngo mukamwirukana. Ariko igikurikiyeho nubwo shitani yiba nizeye kuko ndahamya ko mva mubwire nihutaga nuko nari ngeze ahantu ngo murebe. Yego ariko reka mubwire njye mbona ni byinshi ari wowe ubyitera. Gerageza ukabanya ayo masengesho yawe. Kuko iminsi umaze ndabona nta kintu bikumariye. Uhaguruke ninde uciye aha ni mama Valence ninde n'akabiriya ni mama Valence ninde ugiye aha ni mama Valence. Ubundi wabona umwanya wo gukora ryane ntiwakora n'ikiraka ntiwanangira n'umuntu cyangwa ugafura umuntu akaguha ibigutunga. Ntabwo rero abantu banabigisha nabi gusenga gusa ngo Imana iraguha ibyo kurya ukirirwa wicaye hano ngo Imana iraguha ibyo kurya gusa. Umuntu ubigisha ayo masomo we ayabigisha yumva bihagazeho ukumva koko nibyo. Ahubwo rero ndabona iminsi umaze nta kintu bikumariye. Ushaka ubireke ubitekerezeho. Ushaka ubireke uhindura uburyo. Ntabwo mpinduye uburyo ahubwo ijambo ry'Imana nakubwiraga nk'inshuti yawe ubwo usigara ubitekerezaho nyine amahitamo n'ayawe. Gusa nkurikije igihe umaze igihe ndumva wahindura uburyo bw'imikorere ukarekeraho. Ngaho wirirwa ubitekerezeho fata umwanzuro nk'umuntu mukuru rero uko wasukomeza. Ntabwo uzabona abantu bazajya birirwa baguha wicaye aho ngaho ngo murasenga. Reka ntabwo byakunda. Ntacyo wasanga abana nyibese ukajya nko kurya ahantu. Ako se mani ko kurinda uvuga ngo nakwibese ntabwo ubizi ko twirirwanya ahangaha. Inzara iranyishe wana ndi kumva. Mwese uragira dukora iki? Hasi undi mama yagiye. Wowe uracyanabasha kuvuga. Shati ntabwo nari nzi ko umuntu ashobora kumara iminsi ingana gutya atarya bikava mu mutwe. Ya mana mwirirwa musenga buriya wasanga yanata ari yadaye umwuka wo kuvuga. Mwana wo reka mubwire ibyo bintu by'Imana nabireke. Ahubwo njye nungutse igitekerezo. Sibyo? Se mani ndeba hano aho kugira ngo igitekerezo turajya kujya aho. Igitekerezo nshaka ni kingaburira ntabyo. Ikikugaburira wenda nacyo kiraza cyangwa kizanaze nyuma. Kizaze nyuma ariko urano nk'agashobora. Sibyo? Cyewe akantu nungutse. Ubaye ugize gutyo ukantega amatwi tukabikora.
bro njye mbona hari igihe cyazagera tukanava mani ibyo bya buro mubiretse nyine uba nkubwire njyewe ubundi bajya bavuga ngo akanyoni katagurutse nta nubwo kamenya iyo bweze ibyo wari ubizi njyewe mfite igitekerezo baretse tukava hano mu rugo tukigendera tukajya guhiga ubuzima ahandi wenda wabona bikunze tujye sibwo ni nkande w'amakazi nese gutya mani n'akazi ko mu rugo wagakora ariko ubuzima bugakomeza mana byuze nose twajya gusaba he akazi muri iki urabona cyaro nawe uzi none se ni ngombwa ngo dukomeze ahubwo dupfira muri iki cyaro kuba tunavuka mu cyaro ahubwo urabizi neza gize n'amahirwe urabizi twigire mu mujyi uragenda n'amaguru se manje nanagenda tu nese ubu itike burayikurayo ngo nugumi nawe ukahapfira biragenda ko mwana wajyanga ibintu bitubaho ntabwo biba handi wajyanga ni twebwe kandi ikintu kibaje mani ngo me arasengara waretse ahubwo kakure n'ibyuma byose byo muri aka gace niwe mukuru w'ibyuma byose byo muri aka gace mwaka wa gatatu yagiye gusenga kwa gatandatu numva nkubwire ese sibyo mpamvu ngo ndi mukuru wawe ukanga kubyumva burya kuba mukuru ni icyo umva rero urumva wa mucuruzi umwe wari hirya nakundaga kujya nkorera ibintu by'ibiraka cyane Bosco jewe yari yanganirije ku iki kintu ambwira yuko yatubonera akazi i Kigali sivyo i Kigali tukagenda niyo twakora akazi ko mu rugo ikibazo kiri ku itike wana umva nkubwire nyine wowe urimo uranca mu ijambo we yari yemeye avuga yuko umunsi byakunze urumva njye mbishaka urumva ni ibintu bisanzwe aba boss ugiye gukorera bakoherereza itike ukagira gute ugahita ugenda rero ngiye ndumva twahita twigendera ariko icyitonderwa nimba wemeye tugomba gukora uko dushoboye kose tukagenda mama atabizi kuko ubwo abantu muri byanjye Imana izabikora Imana izabikora njye nanabirambe wemeye ntabwo se ahubwo tunagenda ahubwo none aha ahubwo uwo boss ko ntashigenda mubwire ko turi babiri tukunda bizi neza ntabwo yakabura hari mugura tugende nyine numva ahubwo nyine uwo mukire nguko ibintu bimeze uwo mukire akeneye abakozi babiri akeneye umuzamu agakenera n'ukora akazi ko mu rugo nakora ko mu rugo nta kibazo njye nkibera zamu nzajya nkora sibyo nyine gake gake uyu nta n'ibisanzwe nta n'ibirenze mwana ahubwo gahunda ni wibuke ko Mary ntabwo agomba kugira uti we azakanguka asanga twagiye n'ibyo ntabwo wegenda umubwire namubwira kurasira n'utuntu duke nyine umuntu abanza ashyire mu nyine mani nanone ntabwo byagiza kugenda uratinza kanya twemere twihangane tuzarya igihe cyageze bantu tugenda muri urwo rugo tuzarya cyane ntareba ahubwo ngenda ngiye kureba boss genda nudasanga napfuye genda oya mama ni ntacyo ugomba kuba bro kambe n'iryamye uracyanyibuka ko nabaye imbere yawe ariko mana ngira kwihangana ariko nageraho nkarengerwa nkumva birandenze mana mbaye igitaramo mu mudugudu narabaye ku karago kawe ariko mana ubu koko ubwambara busa ni mu rugo iwanjye akambaro kamwe aho nciye kambayeho nk'irangamuntu mana ubu urabibona mana uracyariho ariko mana wandengeye ko ngeze aho rukomeye mana n'imiryango yarantaye yarampunze nta n'umwe ukinyiteza mana aho ngeze birakomeye n'uwo ngeze ngo ndahamagara yibwira ko ngiye kumusaba ariko mana hari ijambo ryawe rijya rimfasha rimbwira ngo ntawe yikoreye wikorera amaboko ahari igihe n'iki cyo gutabarwa mana ntabwo nzi yuko wantererana bigeze aha ngo wemere inzara inyicane n'abana ariko se mana niba yari nanjye yishe yenyine mana
kugira ngo abana banjye bangana kuriya abana b'abasore bicwe n'inzara aho birirwa bagaragurika mana urabibona cyangwa ntukinyumva mana ni we ntakambiye nta wundi najurira uretse wowe Uwiteka we. Kandi umuririmbyi yuzuye umwuka araririmba ngo mana nk'uko wafashaga basogokuruza niko natwuza dufasha mu myaka iri imbere. Ana we noneho umusinayase agahinda ni kenshi mu mutima mana ngiye gusenga yayandi y'amaganya gusa mana ndumva nabuze naho mbihera mana ntawe ucyifuza no kuvuga mwiriwe none se bavuge mwiriwe ko bazaga nkabaha n'agasururu mu nzu karimo none nkaba nsigaye narabuze n'amazi y'umugezi ngira ngo sinabona n'igikombe cyo kuyabahamo mana ibi byose urabibona mana urahari ariko urumva wa mana mana nta wundi ntakiye aho ngejeje mana dore igihe nakwirukiyeho niba utabona ko nanjye wari ukwiye kuntabara mana ahasigaye ndanaregeye uko ari gushaka kwawe mana. Mwiriwe abahano. Mwiriwe neza. Mwiriwe Yego. Ni karibu tambuka. Yego murakoze. Tambuka kubivuza. Mama Vare. Karame. Uraho. Amakuru. Yewe ni neza n'ibikorerane. Komera. Kitagenda se. Aha muri ubu buzima se wamubyeyi we kugira ngo biba byoroshye Ugiye heza? reka muzanira agatebe ushyike. Si ubwo ntiwigohera nticara nawe wicaye. Aha ahantu se hiri vumbi Ariko ntacyo bitwaye. Ko gatebe niko nsigaranye muri uru rugo niko ntunze aka niko tugumya tuvuvuza ntabwo wakicaraho. Amakuru se? Yewe ni meza nari maze iminsi ntakubona. Aha ubuzima ndimo se kugira ngo ndacyabasha no kugaragara ntabwo norohewe. Saveri ko nkuzi usenga ni ibiki bikunamuye bitumye utakibasha no kugaragara n'amasengesho? Gusenga ndagenda nkasenga ariko nagaruka ubuzima mfite muri uru rugo ntabwo butuma navuga ngo nafata inzira ngiye kureba mugenzi wanjye. Mbese ndaza nkikubira ahangaha nkabona byanshanze byambereye birebire mbese nihugiyeho kandi nta n'icyo mpugiyeho. Nditekerezaho cyane nkajya kure nkumva naho navuye gusengera ngo hari byabaye imfabusa uretse Imana yonyine niyo wihugiyeho ahubwo ibyo ugenda nawe ikinyarwanda uriho umbwira ngo wihugiyeho ngo kandi nta n'icyo uhugiyeho nari nananiwe gusobanukirwa pe ariko sinzi ibyo umbwiye ngo nitekerezaho by'ubuzima ndireba ndimo ubu nkubwije ukuri pe ndasenga ariko nkumva nta naho rifata nkasenga nkumva ntaho rishyika nkareba mu nzu yanjye nkabura na kimwe mfata nkareba nkayoberwa ibyambaye ibyo ari byo niba hari umudayimoni wateye ahangaha wanduje inzara nkamufana. Abana se nzi iyo bari abana niba barabonye inzara igiye kubicira aha bagahaguruka bakigendera ubu noneho cyo gukora icyo mpagaze mu gusengera ndimo ndasenga ngo Imana impe abana banjye bongere bagaruke. Yewe ntunorohewe koko ubwo buzima bwose n'abana ntabwo bahari. N'abana sinzi aho bari ntabwo nzi aho bari kugeza uyu munsi. Ndimo ndasaba Imana ngo igire uko ibigenza nk'uko yagenjereje Eliya akagaburirwa n'igikona ngo nanjye igire uko igenza ingarurire abana nanjye igire igihe inkorera abantu banjye bagaruke tugisangire. Ariko se Mama Vare nawe urakabije ndabyumva urakera
si ubu no gukina noneho ntukimenya n'aho izajya ibikwa ntukimenya n'aho ibasiba yamaye yewe biriya biziba se urabikoresha iki ayo mazi se kuva abana bayareka kubera ko bari bayarebye noneho rero ubwo nari nyafashije aho ngaho mvuga ngo nze nsohora utuntu turi mu nzu aha ngaha noze meze nk'utegereje ikiri buze meze nka ba bandi bategereza ikiri buze kikindomaho ndaje noza utwo noza kwishyira aho ngaho ariko si saveri dore rero reka mubwire ubu noneho ibyawe birancanze ariko wenda noneho nakubwira ubwanyu undi urumva gusenga bitakurindagije uba ugeze aho wicara ugategereza n'ibyo babigisha se si ubundi mu mavari ubundi ubu gusenga igihe umaze usenga ubona bikumariye iki ubuhamya ibisobanuro by'icyo bikumariye niba se usenga ntibikugaburire wasenga ntibikwambike wasenga ntibiguhe inshuti wasenga ntibiguhe ubwenge bwo kumenya ko amazi ari ibiziba atoza ibintu ubwo gusenga bikumariye iki erega gusenga byari bifite icyo bimariye ariko ntekereza ko hari umudayimoni waje agahuha iby'ubuzima bwanjye byose none se bavare umudayimoni afata abantu basenga njyewe nari nzi ko umudayimoni afata abantu badasenga shitani ariba mbese sinjya numva ngo murasenga ngo mukamwirukana ariko igikurikiyeho nubwo shitani yiba nizeye ko imana nkurikiye itazareka ngo bigume ukubiri reka da ntabwo izemera ko bigume ukubiri kuko ndahamya ko mva mubwire nihutaga nuko nari nyuze ahantu murebe yego ariko reka mubwire njye mbona ni byinshi ari wowe ubyitera gerageza ugabanya ayo masengesho yawe kuko iminsi umaze ndabona nta kintu bikumariye uhaguruke ninde uciye aha ni mama Valens ninde na kabiriya ni mama Valens ninde ugiye aha ni mama Valens ubundi wabona umwanya wo gukora ntiwakora n'ikiraka ntiwanangira n'umuntu cyangwa ugafurira umuntu akaguha ibigutunga ariko rero abantu banabigisha bigisha nabi gusenga gusa ngo imana ngo iraguha ibyo kurya ukirirwa wicaye hano ngo imana iraguha ibyo kurya gusa umuntu ubigisha ayo masomo we ayabigisha yumva bihagazeho ukumva koko nibyo oya genda ndabona iminsi umaze nta kintu bikumariye nushaka ubireke ubitekereze nushaka ubireke uhindura uburyo ntabwo mpinduye uburyo ahubwo ijambo ry'imana riratubwira ngo nidusenge ngo inshuro tuzenguruke inshuro karindwi nituzenguruka inshuro karindwi ngo izururuka ibane natwe igira icyo ikora ubu ngiye guhindura isengesho ndetse ahubwo ngiye gukaza isengesho nanjye ndebane n'iyi mana ndebe ko itazagira ikikorera aha mama Vale ngaho amahirwe masage nicyo nakubwiraga nk'inshuti yawe ubwo usigara ubitekerezaho nyine amahitamo n'ayawe gusa nkurikije igihe umaze igihe ndumva wahindura uburyo bw'imikorere ukarekeraho ngaho wirirwa ubitekerezeho fata umwanzuro nk'umuntu mukuru urebe ko wasuka amazi ntabwo uzabona abantu bazajya birirwa baguha wicaye aho ngaho murasenga reka reka ntabwo byakunda ntacyo gusa mana n'uyu mpaye agatebe akicara aha mana umwohereje kugira ngo aze kunkoba aho yankomeje ahubwo umwohereje ngo aze kunkoba ngira ngo ahari ni nabo banyaburira imirimo simpamya ko aba bantu kubaho kwanjye muri iyi mibereho mpagazemo atari bo banyaburira imirimo urabona ukuntu aje kumbwira ngo gusenga kwanjye nta kintu bizamarira ngo ndasenga ngo singire icyo nkora ndakora ariko bishobora kuba birimo rushorera ngira ngo ni nabo banyaburira imirimo ariko mana mbabarire nubwo ntekereje nk'umwana w'umuntu mana ungirire impuhwe wirengagize amagambo menshi naba mvuze mana ungirire impuhwe wibuke Imana uyu muturanyi inama ngiriye koko nzemere mve ku Mana ngo ndebe ko aribwo Imana yagira icyo nakora kikemera oya ariko muvandi mubonye ni ukuri nari nkubabaye yego mubonye umuntu
nkawe numva nduhutse mu mutima. habaye iki? gusa akanya nciyemo muri aka kanya uzi urugamba runciyeho, ariko gusa nkunda ko Imana ituba hafi ibihe byose, kuko iyo mara nk'isaha ntari nabona umuntu ushobora gutuma nduhuka mu mutima wanjye, nari kujya kure, nari kujya kure. aha havuye umuntu arankobye muvandi, arankobye agera n'aho ambwira ngo gusenga kwanjye bimariye iki, ko nsonza nkabwirwa nkaburara, ngo noneho ngo dore ngo n'abana bagutaye ngo kubera inzara y'iwawe. Yesu baragutaye se abana buriya rega bariya abana banjye bamaze gukura, ntabwo mpamya ko ari ukunta, ahubwo ndatekereza ko inzara, abana b'abasore burya bagira inzara mbi cyane, birumvikana bashobora kuba baragiye gushakisha, ntabwo mpamya ko ari uburara bwabajyanye. humura ariko yego humura, icyo nkubwiye cyo mu ijoro hari Imana ihuta gutabara umuntu, ahubwo ntiwumva se ko mpumurije. ihangane ushikame, yego naho byaguca intege byagenda gute, nta kizabuza umugambi w'Imana gusohora. yego hari icyo mwavuganye, ndahamya neza yuko hari icyo mwavuganye wowe nayo. burya tujye tuvuga Imana twabonye, yego kandi uko yari iri kera na n'uyu munsi ni ikiri. ni ukuri. se tuvuge yuko nta bintu iragukorera birenze. ijya ibikora, ariko nyine abisi iyo babonye ko ngo turasenga bibaza yuko turi imburamukoro, niyo mpamvu afata iya mbere akaza kubikora, ngo wenda ikikubayeho gitewe, ngo wumve ko gitewe nuko wagiye gusenga, none wowe akumva ko ahubwo wakurikira bya bindi by'isi, akaba ari byo urondomugeramo, Imana ukayivaho. icyo nkubwiye cyunda ngo ab'isi dusa nabo, yego tukarya nkabo, tukarwara nkabo, Nukuri. tugapfusha nkabo. yego bivuze ngo ubuzima bwose turabusangiye, ariko hari ibanga turarusha. ni ukuri. iryo banga rero turarigenda, yego turarigendana. ni igihango twageranye n'Uwiteka Imana, Ni ukuri. yuko tutagomba kubivuga. ntiwumva asaba humura rero kandi shikama, komera, Imana iri kumwe nawe, ntabwo yakwibagiwe. ni ukuri, urakoze. ibyo wacamo byose Imana irabizi. yego ni ukugira ngo nawe uzahagarare uvuge imirimo n'ibitangaza by'Imana. yego none se ibigeragezo bitakugezeho wazava wavuga iki? twese tubaye mu munezero, mu mudendezo, ninde wahumuriza undi se? hano wagira icyo afasha undi, hano wagira icyo amuha. ni ukuri pe. rero icyo nakwizeza cyo humura. ndahumurijwe. Umuswahili yaravuze ngo jipe moyo Mungu yuko pamoja nawe, bivuze ngo ntuhagarike umutima, Yego. Imana iri kumwe nawe, haba nijoro, haba ku manywa, haba ugenda mu nzira. yego reka mbanze nkwibarize, Yesu ubwe yaje mu isi, aza kuri misiyo, turabyumvikana, aca mu bigeragezo bikomeye cyane, yego ariko ntiyaretse Imana. ni ukuri. none se kuki Imana yemeye bikamugeraho? yari ivuze ubushobozi bwo guhita iviringisha rimwe nko mu kanya nk'ako guhumbya, bariya bose bamugendagaho bamugerageza, ikabereka ko ari Imana. ariko ntaguciye mu byo uvuga muvandimwe, yego binyibukije y'ubu ibigeragezo yaciyemo, nyamara n'umugore we agafata iya mbere yo kumukoba ngo ese ubundi ibi byose bikubayeho, ya mana yawe yagiye ngo waretse iyo mana yawe ngo ukareba ko wagira ukubaho. aho hantu urahavuze nibuka kuri y'ubu, ntabwo ndagera ahayo, ikintu nkukundira ni icyo rero, ntabwo ndagera ahayo. Imana ishimwe, komera rero, igihe gikwiriye. kandi mwe rero ndakumva, reka dusangire ijambo dusanga muri Yakobo yego igice cya mbere umurongo wa 12. yego handitswe ngo hahirwa uwihanganira
hahirwa uwihanganira ugeragezwa, kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo buhoraho. Imana yasezeranije abayikunda. Rero iryo jambo urigumane, wumve ko rikongera rikatubwira ngo hahirwa uwihangana kugeza iherezo. Rero ntabwo ijambo ry'Imana ritubwira ngo twihangane uyu munsi, ejo tubivemo, ejo bundi twihangane, ejo bundi tubivemo. Hahirwa uwihanganira ibimugerageza byose, kuko namara kwemera azambikwa ikamba ry'ubugingo buhoraho. Bivuze ngo nyuma y'ubu buzima hari ubundi, hari aho dusiganirwa. Iryo jambo rirangijeje kandi rirambuye. Urakoze rero, reka wakire igufashe kandi ukomeze kwihangana. Kumwe Imana iguhe umugisha kandi isubiza aho ukuye. Urakoze cyane. Ukomeze gusenga, dufatakanye nonaha dusenga isengesho, ariko nawe ubwawe wenyine ukomeze gusenga, ntucogore. Urugamba rugeze aho rukomeye, ubwo ni ukoga amagazi. Ndabyumva. Kubaha Imana dusenga. Mwami Yesu, uri Imana ishobora byose, uri Imana yumva gusenga. Yesu, aka kanya duciye bugufi imbere yawe, kuko ari wowe ushoboye byose. Ni wowe ureba ibyiherereye, ni wowe ureba aho abantu batabasha kureba. Mwami wanjye, nkweretse uno mu batwese uri mu ijuru. Uramuzi, uramusobanukiwe mu ntambara ahura nazo, mu bibazo ahura nabyo, mu bigeragezo byose. Mwami wanjye, uramuzi, uramusobanukiwe. Waravuze ngo niduca mu mazi ntazadutembana, kandi niduca no mu muriro, mwami wanjye, ntabwo tuzashya. Bivuze ngo uri mu ruhande rwacu, mwami wanjye, nta bwoba dufite. Rero ndamukuragije kugira ngo ukomeze kubana nawe, umugirire neza mukiza wanjye, ntumuhiteho. Uko ugenderera abandi nawe umugenderere, kugira ngo mwami Yesu umubere inkomezi mu byo acamo byose. Ndabizi neza yuko data wa twese ushobora byose kandi uri hejuru ya byose, mu izina rya Yesu, amen. Nawe sigara amahoro rero. Yego, nawe ugenda amahoro. Witeka agendana nawe. Yego, nawe ugendana. Urakoze. Yesu, ndabivuga ko igikona cyagaburiye Eliya. Bana, urabona uwankobaga se ntabwo azi uwo twamenye uwo ari we, ntabwo azi uwo dusenga uwo ari we. Uwiteka we, ndagushimye. Ariko mama, muba abana banjye bahingutse muri aka kanya, bagahinguka bakaza tugasangira ifunguro umuvandimwe anzaniye. Mana, biranejeje. Mana, icyubahiro ni icyawe. Ndagushimye mama. Yesu we, Yesu abasabona byinshi. haguruka umubere, ndumva ibicuro bincura. Yesu we, uraho ni wowe. uraho Damascene. Baba we, Imana ishimwe yakurinze. uraho mwana we. Turakomeye cyane rwose. Mbwira amakuru ya murumuna wawe. Ibyo ngibyo by'umuntu, aho bwitare hamwe mubwire. Yesu we, mbega Imana. Urimo uravuga Valensi? Ndavuga Valensi, murumuna wawe. Umva, ibintu bimeze neza nyine, Imana yahinduye amateka. Ntabwo se mwagiye gute? Rero nawe urabizi inzara riri muri uru rugo. Yewe, ibintu byo kubeshya ntabwo biba ari byiza. nukuri. Twebwe twigiriye inama tujya kwa wa mucuruzi witwa Bosco. Yego, Niwe waduhaye itike, adushyira ku mubosi mwiza. Tugezeyo tugira amahirwe, baduha akazi. Ubu ngewe na murumuna wanjye dukora ahantu hamwe. nyabuna buriya iyo mba naragendagenze nkagera hariya mu mujyi, wenda aba yaranambonye akambwira ko mwamunyuzeho mugenda. Umva rero nkubwiye, ntabwo ari ukuguca mu ijambo ukuntu ibintu byagenze. Twagezeyo, Valensi baramukunda. Yego mama, baramukunda ku buryo utamenya ukuntu ibintu bimeze. Mbese bamwe baragenda batwongerera imishahara buri munsi. Imana ishimwe, Imana ishimwe nukuri. Rero
nari niyibye. reba waraguze n'agatelefone Ako ni keza cyane. iriya yindi ngo nitaci Nushaka Ubu ndaza nawe no kuja uranyereza. gusigira. Ubu nawe uranyereza. Gutya byonyine ubundi ugahita uhamagara umuntu bigakunda. haba mana we ariko mana ntacyo utakora Ni ukuri Imana nta kintu itakoze. ntaho utakura umuntu nta naho utamugeza Rero mama nkubwire turiyibye. yego Njye ndiyibye siwe ndamusize nyine turatekereje twavuga tuti ntabwo ari ngombwa yuko ukomeza guhangayika kuko dore ko utazi niyo twari twaragiye. ni ukuri urakoze Rero sintinda kansubire mu kazi, urabizi akazi k'iki gihe gasigaye kabona umugabo kagasiba undi. yego Dore ibi nibyo narinzanye akira ibi byakire ni ibyanjye nibyo ni ibyawe n'ibindi bizaza. Ibi Reka ni dusubire mu ibyanjye. kazi. Subiye mu kazi ubwo damascene n'ingaruka nzazana na Valence. imana isubiriza igihe Nu- uzi ko hari n'undi muvandimwe wari uvuye aha akurikiye waje nkoba ngo gusenga kwanjye niko kumpejeje ku musozi noneho bivuze Ariko ngo uyu none munsi do. tuhahuriye turi benshi. kuko hari undi Ibitangaza muvandimwe by'Imana imana byagiye- yakoresheje ntubireba erega ntacyo ubaho nari tuzaba. niyicariye aha no mu nzu numvaga ntacyo nakwinjira kurebamo ariko ubu ngubu ye baba we ubu niho ngiye gusenga kurusha uko Ako nasengaga disi Imana ishimwe dose nibwo ngiye gusenga nibwo ngiye gusenga kurusha uko nasengaga ariko mbwira Valence yarabyibushye Valence ni umwana ni umusore mwiza. yaba we yavuye hamwe None databuja waho dukora Yego. amukunda kubi. yego Cya kinyabupfura cye Yego. cyarakomeje kirazamuka, ni nacyo kizamugeza kure. imana Ubu ishimwe ngubu baranamwishyuriye, arimo ariga amategeko y'umuhanda. Ni kubera ko nyine bataturekura twese, nanjye barambwiye ngo igihe nikigera yego yamaze gukora ninjye uzajya njyayo agume muri ako ariko kazi. uwo muntu ni umuntu mwiza Ubutaha nituza tuzazana nawe rwose. agashobora kuba nawe asenga Birumvikana ni Ashobora umupasiteri yego abwiriza kuri za nsengero zimwe ujya wumva zikomeye nkunze ko cyane. mwagiye Ni mukava mu ijambo umwadeperi ry'Imana abirimo neza cyane ayo niyo rwose. mahirwe Twagize amahirwe Ayo twavuye ni ahantu amahirwe tutenebutse akomeye. tugezeyo duhura nawe aradufasha. Imana ishimwe. Rero reka ngende. yego Ntabwo uragiye muri make ntabwo njye numvaga nshaka no kugenda, ariko kubera akazi ni ubuzima reka nihute. Ubwo nzagaruka na murumuna wanjye ndetse n'uwo bosi wacu tuze tumukwereke. ni ukuri Imana ishimwe Bayi. ngaho ugenda amahoro Ego kandi basuhuza kandi abo Valence ntazi. ndaza kumubwira ko umeze neza. Yego. Uracyari n'inzobe nka kera. yego Imana ishimwe genda amahoro ariko se mana ni iki cyantandukanya n'urukundo wampunze mwami ese ni inzara cyangwa se ni ugupfusha ni ukugambanirwa cyangwa se ni ugutotezwa humura komera Yesu azakurengera isha mu mababa mwami satana atandasa ninca mu muriro wambwiye ko ntazashya ninca mu mazi wambwiye ko atazantembana nkomereza amaboko undwanira intambara hareruya Yesu we hareruya Mana ushimwe